Bene data rero simfite umwanya munini cyane. Nahawe ubutumwa mbanza kubwitondera ndabusengera, hanyuma umwuka anyemerera kubutambutsa, ariko ambwira ko azambwira igihe. Uyu munsi rero niwo mwanya wo kumva ibingibi. Sinzi aho uri muri kano kanya urabunkurikiye, ariko icyo ngusaba ntubyumve wirukanka, wicare utuze ubyumve. Kenshi turahanura isi igatera amabuye, n'abisi bagatera amabuye, ndetse na bamwe babarizwa mu gisata cy'iyobokamana ntibabyemere, ariko mumaze kubona ko sometime kubitera amabuye no kutabyemera ntibibuza kuba. Niyo mpamvu uyu murongo w'ubuhanuzi, uyu murongo wo kuvuga icy'Imana idutuma, ntabwo duteze kuwureka kubw'impamvu zitandukanye z'amananiza atandukanye y'isi, ahubwo dufite kwegera imbere tukavuga icy'Imana ivuga. Icy'Imana ivuga birareba abakomeye n'aboroheje, biba bireba abasitari n'abatari abasitari, birareba uworoheje, birareba umuzungu ndetse n'umwirabura. Ushobora kwibaza ngo ese umuzungu arakumva ate? Bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, kandi mu minsi iri imbere ngira ngo tuzashyiraho na gahunda yo uzajya asemura. Imana nidushoboza mugashyigikira umurimo mwiza dukora. Message ya mbere rero nahawe mu Rwanda, mu gihugu cyacu, aba content creators cyangwa se aba YouTubers, nabwiwe urubuga rwa YouTube. Aba YouTubers habeho kwinginga Imana, kuko nari ndyamye mwiyerekwa ngiye kubona mbona tubyutse YouTube zikitakiri gukora. Imana irambwira ngo mbwire abantu mu Rwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko Imana yapresije inyereka urwari rwo, kuko hari nyinshi. Irambwira ngo aba YouTubers, aba YouTube mbabwire habeho gusenga. By'umwihariko nanjye ubwanjye ndimo ndasenga, kuko iyo tuvuze gutyo Imana ikabivuze gutyo biba bireba nanjye ubwanjye. Sinicaye, ariko nabonye rwose by'umwihariko nyine nge narabyutse nsanga YouTube nyisacinze ndayibura muri telefone yanjye. Hanyuma mbaza Imana ndavuga se ni YouTube yanjye ntambutsaho ubutumwa izava muri telefone yanjye bitunguranye, cyangwa ni rusange? Kuko Imana yacu irasobanura. Imana irambwira ngo uru rubuga rwa YouTube nitudasenga mu Rwanda ruzahagarikwa. Ntabwo nzi nimba ruzahagarikwa n'abayobozi, ntabwo nasobanuriwe niba ruzahagarikirwa muri Amerika aho rukomoka. Icyo ntabwo Imana yacimbwiye, gusa nabonye ku minara yacu y'u Rwanda YouTube ikurwaho. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire aba content creators musenge. Ubwo birabareba abafite imbuga zikomeye zigaye cyane n'abafite izoroheje. Nzi ko byari bibafitiye umumaro, kandi mwite kuri ubuhanuzi cyane. Hanyuma iyo ni message ya mbere nahawe n'Imana, ngira ngo narabyanditse. Hanyuma icya kabiri, Imana nanone irambwira ngo mwana wanjye ubwire abantu ku isi yose muri rusange habeho gusenga. Nabonye habaho icyorezo, ngira ngo narabihanuye ubushize umwaka utangira. Bamwe baravuga bati ni amahoro, abandi bati ni sawa. Je ndi gusenga, Imana irambwira ngo ubwire abantu basenge, kuko isi yugarijwe n'akaga, nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Bidakeye kabiri, ngira ngo murabona ibiri kuba muri Israel, n'ibiri kuba muri Amerika, n'ibiri kuba muri ibi bihugu by'abaperesi. Ntabwo byoroheje. Ibiciro ku isoko mpuzamahanga ku isi yose ntabwo byoroshye. Rero harimo icyorezo muri uyu mwaka. Imana yongeye kumbwira ngo nsubiremo ubu butumwa niba bwarumvise bakeya, abenshi babwumve. Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Nkuko bisanzwe ni Apostle Prophet Evode
inshuti yanyu, mfite ubutumwa maze iminsi ndimo nsengera, ariko uyu munsi mu masengesho ndimo umwuka yampase kubitambutsa, kandi ndabizi ko mudukurikirana aho muri mutandukanye. Reka wowe ngusuhuza aho uherereye hariho hose, Canada, Australia, Belgique, Omani na mu yindi migabane, mu Suwisi. Imana ibamugisha, muradukurikirana cyane. Dubai ndababona muradukurikirana cyane, kandi abagira uruhare kugira ngo uyu murimo mwiza dukora utera intambwe ni byiza. Muri bake ntimuri benshi, ariko tubasabira umugisha uko bwije nuko bukeye. Ntibyoroheye abantu b'Imana ku isi yose muri ibi bihe, ariko kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko Yesu yasize adusengeye, aravuga ngo singusabye ko ubakura mu isi, ahubwo ubarindire mu isi. Ndagira ngo rero wowe aho uri aho ariho hose, uherereye ahantu hatandukanye mu buryo butandukanye, abari mu Bufaransa, inshuti zanjye ziri mu Bufaransa nkeya, Yesu abaho umugisha, kandi ntibagiwe n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turimo rw'imisozi igihumbi. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo ntinda imbere y'abantu bawe, n'umwanya muto untumye kugira ngo mvugane nabo, kandi ibyo wanyujijemo ndabitambutse uko wabimpaye. Ngushimiye ko unyumvise ko ugiye kubana nanjye, ucyahe kirogoya y'umwanzi, inkurikizi zitari nziza zitsindwe, mbisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shuti z'umusaraba rero, nk'uko bisanzwe dutangira channel, dutangira ministry riratashye, murabizi neza ko twababwiye ibintu bitatu tuzagenderaho cyangwa se tuzibandaho. Icya mbere, kubagezaho message Imana iba yaduhaye, ubwo ari byo byitwa ubuhanuzi. Icya kabiri, gusobanura inzozi abantu barota kugira ngo batagwa mu byobo bitandukanye byacukuwe n'umwanzi. Icya gatatu, twababwiye ko tuzajya tubigisha ijambo ry'Imana, cyane cyane igitabo cya Daniel ndetse n'ibyahishuriwe Yohana yahishuriwe ku kirwa Patmos. Hanyuma twongeyemo n'ikindi gisata kandi cyo kugira ngo duhugure, duteshe, ducyahe, ari nacyo muri iyi minsi iri imbere turaza kwibandaho, kuko ibihe bigezaho abantu bafite uburozi mu kanwa ni benshi kuruta abafite umuti wo kuvura. Rero icyo gisata nacyo muzakihanganira, kuko umwuka yakinyoboyemo. Tuzajya ducyaha ibivugwa bitari ngombwa, hanyuma ducyahe abakozi b'Imana, ndetse ducyahe n'abatari abakozi b'Imana, tukwerekane umurongo abantu bagomba kubamo. Rero ndabizi ko kandi muzabikunda. Imana ibaha umugisha, kuko hari igihe hano ku mbuga nkoranyambaga haza umuntu ugasanga avuze ibintu bitabaho, kandi ukabona abantu benshi babiyobotse banabyizeye, ndetse ugasanga yayobeje n'imbaga nyamwinshi. Ntekereza ko icyo gisata cya kane cyangwa se cya gatanu, n'abanyepolitike muzabikunda, kuko tuzaba turi gufatikanya namwe kugira ngo twubake isi nzima. Rero reka dusenge. Urakoze Yesu, nanone kandi unyemerere nsenze kabiri, kubera ko bikomeye bitanyoroheye nanjye kubitambutsa, ariko nanone umwuka wera w'Imana ndamuraritse ngo abane nanjye, ndamuraritse ngo ankoreshe, ntabarige ahubwo izina ry'Uwiteka aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Bene data rero, simfite umwanya munini cyane. Nahawe ubutumwa, mbanza kubwitondera, ndabusengera, hanyuma umwuka anyemerera kubutambutsa, ariko ambwira ko azambwira igihe. Uyu munsi rero niwo mwanya wo kumva ibi ngibi. Sinzi aho uri muri kano kanya urabunkurikiye, ariko icyo ngusaba, ntubyumve wirukanka, wicare utuze ubyumve. Kenshi turahanura isi igatera amabuye, n'abisi bagatera amabuye, ndetse na bamwe babarizwa mu gisata cy'iyobokamana ntibabyemere, ariko mumaze kubona ko sometime kubitera amabuye no kutabyemera ntibibuza kuba. Niyo mpamvu uyu murongo w'ubuhanuzi, uyu murongo wo kuvuga icyo Imana idutuma, ntabwo duteze kuwureka kubw'impamvu zitandukanye z'amananiza atandukanye y'isi, ahubwo dufite kwegera imbere tukavuga icyo Imana ivuga. Icyo Imana ivuga birareba
abakomeye n'aboroheje, biba bireba abasitari n'abatari abasitari, birareba uworoheje, birareba umuzungu ndetse n'umwirabura. Ushobora kwibaza ngo ese umuzungu arakumva ate? Bafite ibyuma by'ikoranabuhanga, kandi mu minsi iri imbere ngira ngo tuzashyiraho na gahunda yo uzajya asemura. Imana nidushoboza mugashyigikira umurimo mwiza dukora. Message ya mbere rero nahawe mu Rwanda, mu gihugu cyacu, aba content creators cyangwa se aba YouTubers, nabwiwe urubuga rwa YouTube. Aba YouTubers habeho kwinginga Imana, kuko nari ndyamye mwiyerekwa ngiye kubona mbona tubyutse YouTube zikitakiri gukora. Imana irambwira ngo mbwire abantu mu Rwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko Imana yapresije inyereka urwo ari rwo, kuko hari nyinshi. Irambwira ngo aba YouTubers, aba YouTube mbabwire habeho gusenga, by'umwihariko nanjye ubwanjye ndimo ndasenga, kuko iyo tuvuze gutyo Imana ikabivuze gutyo biba bireba nanjye ubwanjye. Sinicaye, ariko nabonye rwose by'umwihariko nyine nge narabyutse nsanga YouTube nyisacinze ndayibura muri telefone yanjye. Hanyuma mbaza Imana ndavuga se ni YouTube yanjye ntambutsaho ubutumwa izava muri telefone yanjye bitunguranye, cyangwa ni rusange? Kuko Imana yacu irasobanura. Imana irambwira ngo uru rubuga rwa YouTube nitudasenga mu Rwanda ruzahagarikwa. Ntabwo nzi nimba ruzahagarikwa n'abayobozi, ntabwo nasobanuriwe niba ruzahagarikirwa muri Amerika aho rukomoka, icyo ntabwo Imana yacimbwiye. Gusa nabonye ku minara yacu y'u Rwanda YouTube ikurwaho. Hanyuma Imana irambwira ngo mbwire aba content creators musenge. Ubwo birabareba abafite imbuga zikomeye zigaye cyane n'abafite izoroheje. Nzi ko byari bibafitiye umumaro, kandi mwite kuri ubuhanuzi cyane. Hanyuma iyo ni message ya mbere nahawe n'Imana, ngira ngo narabyanditse. Hanyuma icya kabiri, Imana nanone irambwira ngo mwana wanjye ubwira abantu ku isi yose muri rusange habeho gusenga. Nabonye habaho icyorezo, ngira ngo narabihanuye ubushize umwaka utangira. Bamwe baravuga bati ni amahoro, abandi bati ni sawa. Ndi gusenga, Imana irambwira ngo ubwire abantu basenge, kuko isi yugarijwe n'akaga, nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Bidakeye kabiri, ngira ngo murabona ibiri kuba muri Israel, n'ibiri kuba muri Amerika, n'ibiri kuba muri ibi bihugu by'abaperesi. Ntabwo byoroheje, ibiciro ku isoko mpuzamahanga ku isi yose ntabwo byoroshye. Rero harimo icyorezo muri uyu mwaka. Imana yongeye kumbwira ngo nsubiremo ubu butumwa, niba bwarumvise bakeya abenshi babwumve, hatazagira umuntu uvuga ngo sinumvise. Harimo icyorezo, kandi ni icyorezo kidafite urukingo, kidafite umuti, ariko nanone habayeho gusenga. Imana ifite umuti mu biganza byayo. Nabonye ijuru rirambura ikiganza, hanyuma ibyo biganza ijuru rirambuye mbona biteze amaboko ateze manini. Noneho ndabwirwa ngo ibyo biganza ni byiteguye kumva no kwakira amasengesho abantu bashobora gusenga mbere y'uko ibyo bisohora, Imana ikaburizamo uwo mugambi. Already abestazi aribo basataniste bamaze kwestara muri systeme ko bagomba kurekura icyo cyorezo. Kigendereye iki rero? Kugabanya abantu mu isi, kubera ko isi iri kubyara abanyabwenge benshi, kandi abo banyabwenge bari kunetraliza system zitandukanye. Rero Imana ibagirire neza, Imana ibagurira imbago, Imana ibahire bakundwa. Murabizi ko hano nababwiye ko shuti zanjye nababwiye ko rwose
bidakwiriye ko tuzatungurwa keretse igihe nge nzaba nashizemo umwuka cyangwa ntagifite uburyo bwo gutambutsa iby'Imana yantumye. Nta rwego na rumwe, nta titire n'imwe, nta ntebe n'imwe nakwicazwamo cyangwa nzicaramo yo mu bishorishori cyangwa yo ku butaka izambuza kuvugira Imana icyo yantumye. Reka mbabwire, ndi umuhanuzi kuruta uko ndi apostles, ndi umuhanuzi kuruta ibindi byose, kuko jewe mu by'ukuri nari ndushye, ariko imvugo y'Imana yagiye induhura. Message ya gatatu, Imana yarambwiye ngo irashaka ko twezwa abanyarwanda by'umwihariko. Ndagiye kubona mbona mu Rwanda mbona hatwikiriwe n'ibiganza binini cyane, hanyuma ibyo biganza binini numva ijwi rimbwira ngo u Rwanda rwatoranijwe n'Imana, ngo Imana irukoresha iby'ubutwari, cyangwa se abanyarwanda Imana idukoresha iby'ubutwari. Amahanga menshi cyangwa se abantu benshi batuye muri diaspora bari biteze muri iki gihugu kuhavomera iby'umwuka, ariko kandi nta nubwo bari bayobye ni nabyo. Ariko kugeza kuri izi saha abenshi bamwe muri twebwe mu bakozi b'Imana babarizwa mu gisata cy'iyobokamana bamaze gutandukira. Ngira ngo mwagiye mubona ibintu bitandukanye byinshi, ariko Imana irambwira ngo irashaka ko abanyarwanda muri rusange hazajya habaho ibihe byo gusengera igihugu, ariko atari bino by'imihango mbona muri stade abantu basenga batanakoza amasengesho yo kwiyiriza. Imana irambwira ngo hajye habaho ko niba tugiye muri stade gusenga, abashumba, abantu bose ingeri zose, nutemera iby'Imana ariko akaba yiyumvamo gusenga ayo masengesho, hajye habaho kwiyiriza ubusa, tunihira igihugu cyacu, kuko ni igihugu kigomba kugera ku rwego rukomeye cyane nitutarangara. Hanyuma iyo message Imana iyima iranambwira ngo abanyarwanda bamwe bimuye Imana mu mitima yabo. Irambwira ngo irababaye kuko bayimuye, yarabatoranije kugira ngo ihagire ubuturo bwayo. Rero hagiye abaho kwiriza ubusa no gusenga. Kubitambutsa ntibinteye isoni, kutabikora ntibivuze ko ntabibwiwe, kandi ntibinavuze ko ingaruka mbi iyo bidakozwe zitabura kugenderera abantu. Abantu benshi ngo bakunda kwibaza ngo ese mu Rwanda niho honyine Imana ivugira, niho honyine, nicyo gihugu cyonyine Imana ituma abahanuzi. Yes, birashoboka ko ari cyo cyonyine kiri mu biganza by'Imana ku rwego rukomeye, cyari gisigaye kitaranduzwa n'ibintu bitandukanye, ariko kandi kwimura Imana bimaze kurakaza Imana. Message ya kane, ndi kwihuta cyane kuko ndi kugira ngo ngiye mu mirimo yanjye itandukanye. Kubera amasengesho abantu basenze, bake basenze, Satani yarafite umugambi mubisha muri uyu mwaka, ariko ijuru ryakuyeho ikirere cy'abadayimoni cyari kibudikiye abantu basenga ku isi yose muri rusange. Nagiye kubona mbona ijuru rireyutse, mbona ama connection, ikintu kimeze nk'ama network, ndabivuga mu kinyarwanda cyeruye, insinga zijya kumera nk'iz'amashanyarazi, mbona ziri kugenda zikonekta ku bantu batandukanye ku isi yose. Hanyuma ndabwirwa ngo kubw'amasengesho abantu bake mu Rwanda basenze cyangwa bari gusenga, ngo Imana itanze connection ku bantu bayisenga mu kuri ndetse no mu mwuka. Kubera iki itanze connection? Hari imyuka yari yaramaze gutsikamira ikirere cy'abahanuzi, ikirere cy'ubwoko bw'Imana, ariko Imana yakoze ibintu bikomeye muri ayo masengesho y'itsinda rito ryasenze. Ode a lost for, ndakumva Mana. Hanyuma ubundi buhanuzi burareba abanyarwanda by'umwihariko bakunda kugenda mu binyabiziga, batega ibinyabiziga. Nabwiwe nijuru ngo hagiye kubaho impanuka mbi cyane.
izo mpanuka zigendereye ibinyabiziga bikurikira, ni ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe, ndetse kandi izo mpanuka zigendereye abantu bakora ingendo zo mu nyanja, zo mu mazi, zo ku butaka ariko mu nyanja. Imana irambwira ngo abacuruzi musengere ibicuruzwa mucuruza mwambutsa, yaba ibiva hanze yaba n'ibiva mu gihugu byinjira hanze. Izo mpanuka z'uburyo bubiri zigiye kujya zibaho nihatabaho gusenga. Icyanjye ni ugutambutsa ubutumwa. Niba uri umucuruzi ukaba wambutsa ibintu hanze, ukaba udukurikira wizera Imana itubamo ko ari yivuganye nawe, ushobora kuzaduhamagara kuri iyo nimero ibiri hasi, tugafatikanya nawe kuguha iyerekwa ryimbitse, kuko rusange yo nyine hari n'ababikurikira batabyitayeho. Hari ibyo tuvuga tunoshaho, ariko iyo watuvugishije turimbika tukavuga ibintu uko Imana yabivuze. Rero izo mpanuka Imana yiteguye kuzikuraho, yiteguye kuzirwanya mu gihe umuntu wabyumvise bikamukora ku mutima arasenga amasengesho ye ku giti cye. Ibintu bya rusange birenda kurangira hano ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko nababwiye ibiri gutegurwa mu yindi si y'umwuka abenshi badakunda no kwemera. Hanyuma Imana irashaka ko dusenga ikadukiriza ibihugu. Nabwiwe ibihugu. Imana yiteguye kurwanya ibintu byose kandi igaca inzira ku bantu bayo, ariko mfite ubwoba, siniteguye ko abantu mukurikirana ubutumwa dutambutsa muri ready gusenga. Hariho kurangara gukomeye cyane, kandi Imana yarambwiye ngo uko dukomeza kurangara niko ibibi bizakomeza kutwinjirana. Mbese bene data, ko twahanuye inzara benshi bakabigira ibiraho, none ubu tuyihagazemo ntituyihagazemo? Ese niba Imana iri kuvuga ibyorezo biremereye bidafite umuti n'urukingo, abantu murindiriye kuzongera gusenga muri munsi y'ibitanda? Murindiriye kuzongera gusenga ari uko twabonye amatangazo ku isi atandukanye? Ibyiza ni ugusenga bitaraba. Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntamenyesheje intore zanjye zintakira ku manywa ndetse na nijoro. Imana ibiteho, Imana ibagirire neza, Imana ibambutse kandi ibarwanirire ibatsindishirize. Ntabari mwebwe, ahubwo izina ry'Uwiteka bari ryo rihabwa icyubahiro ku buzima bwanyu. Muranyemerera rero kubwizi message, kubw'ubu butumwa twahawe, numvise hari ubundi bumanutse now today, ubu nicaye ahangaha. Imana igiye gutanga agakiza mu bastari cyane cyane bo mu Rwanda. Mbonye rwose ndimo mpanura, nabonye abantu benshi b'abastari batinyuka barabatizwa mu mazi menshi. So ndabwirwa ngo hari bamwe mu bastari mu Rwanda bifuza kubatizwa bakizera Kristo, ngariko bagira urabitekereza ukumva hari abadayimoni muri wowe, cyangwa se hari amajwi akubwiye ngo bagenzi be barakubona gute, ese biragenda gute? Imana yambwiye ngo wowe wabitekereje, tinyuka ubatizwe, tinyuka tukubatize, kuko Imana ntishaka ko uzarimbuka, irashaka ko ugira ubugingo buzima muri wowe. Iyo ni message igendereye abastari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Reka rero munyemerere dusenge kugira ngo izi message zigere ahantu hatandukanye ku isi yose, ukwiriye kubyumva bimubera iby'umumaro. Ndasenze ngo bidakwiriye ntibimugereho, ndasenze ngo ukwiriye kukumvira abari bubyumva, kuko ntidukeneye benshi badafite umumaro, dukeneye bake bumva bakumvira, kuko kumvira biruta ibitambo. Urakoze Kristo kubanye nanjye muri uyu mwanya, izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro no gushimwa, mbisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom.